Reka nongere ngusuhuze kandi ngwereze ikaze udemo kurikirana ibiganiro byacu cyangwa se inkuru zacu uko bwije nuko bukeye, especially waba uri umunyarwanda cyangwa se utuye mu mahanga ukaba uzi neza ko rwose uri kumva ino video aka kanya Imana ikomeze kugenda ikugirira neza cyane, kandi abantu mutuye mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, Imana igikomeza kugenda iduhana umugisha uko bwije nuko bukeye. Nk'ibisanzwe mu minsi ishize murabizi neza yuko nababwiye inkuru ivuga yuko umukobwa witwa Dorcas yageze gutya akigira muri Canada, ariko none kandi akaba haraje saga ivuga yuko we na Irene baba batandukanye cyangwa se baba basubitse cyangwa se basoje amasezerano bari bafitanye. Bamwe bari batangiye kubaza bati si Irene yatandukanye na Vestina ndetse na Dorcas kubera amakimbirane, ese batandukanye kubera iki? Uyu munsi rero ngiye kubwira ese Irene yatangaje iki cyangwa se ari kubivugaho iki. Ngiye guhereza amakuru yuzuye rwose kandi amakuru y'ukuri. Abantu benshi bari kwandika bati rwose Vestina ndetse na Dorcas Irene ari kubaka miliyoni 6, aho ngo ku ndirimbo imwe nyine ari kwibarira miliyoni 5. Meze mutese cyangwa muraho? Wambwiye mine oyambwira bro. Nyamara rwose ibyo byose muri kuvuga ntabwo ari ukuri. Irene yavuze yuko kugira ngo batandukane, kugira ngo bafate decision yo kuvuga ngo tube duhagaritse amasezerano, bo babyimenyeje ndetse kandi rwose ngo babikoze kubera yuko igihe cyari kigeze ngo nyine umwana acuke cyangwa se nyine nawe muri makeya atangire kwitekerereza, atangire kwipangira projet ziwe, atangire nyine gukura mu mutwe. Rero rwose abantu mwese muri kugenda mwandika ku mbuga nkoranyambaga zanyu nyine amakuru y'ibihuha, njye niko nabivuga kubera yuko ubundi igihe cyose nyir'ubwite atari yaza ngo avuge ngo twumve ijwi ryiwe, twumve ikintu cyamusohotse mu kanwa, rwose nyamuneka ntugapfe kwandika inkuru ubone kubera yuko bino bintu biba ari kwitonda cyane. Nyine niba wenda wari watangiye kwemera ino nkuru nk'ukuri cyangwa se nkaho ari byo, nagira umenyeshe neza yuko ntabwo ari byo. Izo miliyoni 60 nyine bavuga yuko ari ari kubaka ntabwo ari ukuri. Ikindi cya kabiri bira bavuga yuko nyine indirimbo yayibare miliyoni 5, ibyo byose ntabwo ari byo, ni ibinyoma. Batandukanye kubera ubushake bwabo kandi rwose babyumvikanyeho. Nakubwiye ngo igihe kirageze ngo umwana acuke, umwana akure. Ubundi umubyeyi mwiza arakurera akaguhereza iby'ingenzi, akakumenyera buri kimwe cyose, ariko igihe kigeze nyine nawe muri makeya ugomba kugenda ukubaka urugo, ugafata inshingano, ukamenya situation zo kubaka urugo cyangwa se zo gushakisha ubuzima. Vestina na Dorcas rero nabo rwose ngo bari gushima cyane uwitwa Irene, baragira bati waratureze, waraturinze, twaciye mu bintu byinshi, aho rwose twagize muri saga yo kuba cano yacu yatangira kuzamo ibibazo, ababyeyi bacu bakabizamo, ariko hose warahabaye ndetse kandi urabyihanganira, urakomeza uraturwanira, utubera umubyeyi. Mu magambo yose mabi twavuzwe ntabwo wigeze udutererana, watweretse inzira nziza, waduhaye uburere, waraturinze, watubereye umubyeyi. Ubundi mwese murabizi neza yuko ni gake cyane yuko ushobora gusanga umuntu amanaginga abana b'abakobwa bikarangira nta gikorwa kitari cyiza kibayeho, cyangwa se haba kubacuruza cyangwa se kubakonegita n'abandi bantu, cyangwa se gusanga nyine nawe ubwe ari kubaprofita. Ariko Vestina ndetse na Dorcas baragira bati rwose waraturinze, waraturinze. Bura umukobwa najya gusohora ijambo rivuga ngo waraturinze, my dears, abafite ikintu bita makuru, abafite ikintu bita memories, amateka menshi wowe utazi. Rero bivuze ngo Vestina ndetse na Dorcas bari gushimira cyane uwitwa Irene kandi banamusabira umugisha mwinshi cyane. Nayo mwibutsa yuko igihe cyose umuntu yagufashe cyangwa se niba umuntu aragusapotinze akakugirira neza, jya bukagushima. Nyamuneka buriya abantu benshi bakunda amashimwe, nta kintu gishimisha umuntu nko kubona nyine uzi ukamubwira ngo congratulations, waramfashije, waransapotinze, impamvu ndi hano ni ukubera wowe, impamvu meze gutya ni ukubera wowe, cyangwa se ni ukubera nyine inama wangiriye. Rero turashimira cyane bari abakobwa byibura ko bafite n'umutima wo kwibuka ineza bagiriwe, wo kwibuka yuko abandi bakobwa bagakoreshwa imibonano itari ngombwa kugira ngo basapotinge cyangwa se kugira ngo bakomeze babafashe. Iyo nkuru reka tuyisubike tujye ku nkuru ya kabiri iri gutrendinga cyane hano mu Rwanda, cyangwa se iri guca imaka, yabiciye byacitse. Umukobwa witwa Isimbi Noeline, mwese muramuzi, yaramamaye cyane mu gukina pornography cyangwa se
amashusho y'urukozasoni nyine amabanga y'abakuru kuyashyira ku karubanda. Rero bivuze ngo uyu mukobwa ari gukomeza kugenda atangaza yuko ibyo twabonaga byose burya ngo bitari ukuri, ngo kubera yuko yakorewe icuruzwa ry'abantu nyine ngo kugira ngo ajye mu bihugu by'Uburayi ajye gukora bira byose nyine ngo baramucuruje, cyangwa se nyine nawe yagiye mu buryo nyine atatekerezaga cyangwa se atari yarigeze nyine ategura cyangwa se apanga mu buzima bwiwe. Natwe tukibaza tuti se ko twabonye yuko Isimbi Noeline yakomeje kugenda ajya mu bitangazamakuru akavuga yuko yishimiye akazi akora ndetse kandi agakunda nyine atewe ishema na ko ari proud yako, kandi nyine yumva yuko na buri mukobwa wese nyine iwe yakomeza kugenda atangaza yuko bibaye byiza nyine kugira ngo ushomere cyangwa se ngo aho kuburara warya nabi. Ntajye ngakubaza nese ko niba uri umukobwa aho kuburara warya nabi cyangwa wakemera ugashakisha ubuzima ugahasora ngo ugakomeza ugatekereza cyangwa se ugakoresha imbaraga zawe ndetse n'ubwonko bwawe. Abenshi rero kugenda bagira bati rwose Isimbi Noeline wasanga byanze, wasanga byatangiye kugenda gutya na gutya, nyamara ndo nyine ugasanga ariyo mpamvu utangiye kugaruka uvuga bino na bino, ariko nkwibutsa neza yuko bura ntugacira umuntu urubanza kubera yuko umuntu niwe ubuze ukuri kuri mu mutima wiwe. Nubwo yaba yaravuze ibyo yavuze byose wasanga kuko wenda nabyo byarabayeho wamenya, kandi nanone birashoboka cyane yuko wasanga nabwo nyine wenda ari kwa kuntu umuntu wenda aba yarakoze ibintu bitari byiza akabona ko yanditse memories itari nziza nyine agashaka kugira ibiki kugarukira Imana cyangwa se kwisubiraho, nabyo birashoboka. Kandi baravuga ngo Imana irababarira. Niba nyine yagira n'uwo mutima akavuga ati ibyo nakoze ntabwo ari byiza, ntabwo nyine naratandukiriye, nasebeje igihugu cyanjye, nasebeje ababyeyi banjye ndetse n'igitsina gore muri rusange, birashoboka cyane yuko nyine wenda ashobora kugira gutya agahinduka, yahindukira Imana nyine akayigarukira ikamubarira, kandi n'abantu tukavuga ngo yarahindutse. Kuko twese turabizi neza yuko nta muntu udakosa mu buzima, kandi ibyo dukora byinshi bitagaragara nibyo bibi. Ngira mwese murabizi ibyo abantu benshi dukora byinshi tutagaragaza cyangwa se tutabona nibyo bibi. Yego wenda harabafatwa, ariko abenshi hari ababikora nyine mu rwisho cyangwa se mu ibanga ntibibashe kuba byamenyekana. So rero ntitukamucira urubanza, kandi nyine tugomba kumwumva tukabyumva nk'ukuri ku ruhande rumwe, kandi none tubyizere nk'ukuri kubera yuko tuba dufite ubuhamya cyangwa se testimony zigaragara. Ngayo nguko rero izo zari inkuru zigera kuri ebyiri ziri gutrendinga cyangwa se ziri kugarukwaho cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkuru ya mbere nakubwiye ni inkuru y'uwitwa Vestine ndetse na Dorcas na manager wiwe cyangwa se manager wabo witwa Irene, aho yatangaje yuko ibiri kuvugwa byose by'uko ari kubaka amafaranga miliyoni 60 bitigeze bibaho, kandi ko indirimbo imwe ari kwibara miliyoni 5 nabyo bitigeze bibaho. Yavuze yuko batandukanye ku bushake, kandi rwose bari abana n'abaziranenge nta kibazo na gitoya bafitanye. Naho inkuru ya kabiri twabonye ni y'uwitwa Isimbi Noeline ari gukomeza kugenda atangaza yuko yakorewe icuruzwa ry'abantu, kandi rwose nyine wenda bitari bikwiye, nawe mu buryo atazi cyangwa se mu buryo atatekerezaga akaza kwisanga mu bihugu by'amahanga, kandi nyine wenda atari yarigeze biplaninga cyangwa se yumva yuko ibyo bintu azabikora mu buzima bwiwe. Rero niba uri umukobwa ndakugira inama ikomeye cyane, wowe kabyare wowe gahekawe, itondera umuntu wese uri kukugirira impuhwe akubwira ngo ndakurangira akazi ubuzima buzagenda neza, urabona amafaranga ubu mukire. Nyamuneka nta muntu ukira atavunitse, nta muntu ukira atakoze. Njya nkunda kuvuga ngo ngenda ubuhamya bwigendera, checkinga YouTube channel yanjye ifite views zingahe, ariko se kubera iki buri munsi byuka nkakora nkakomeza nkagerageza kugira ngo ndebe yuko tomorrow will be better cyangwa se ejo byazagenda neza cyane. Niba uri umukobwa ukaba uri umusore, inama nakugira, think about it again before you taking a decision iyo ari yo yose yo gufata umwanzuro ku kintu ushobora gufatira umwanzuro uyu munsi ariko bikazakwangiza cyangwa se ukazabyicuza mu myaka yose usigaje hano ku isi. Imana ikurinde kandi duhana umugisha ibyo ukora byose. Niba urebye no video kuva itangiye kugera ahangaha igeze, icyo ngusaba nta kindi, kandi like, subscribe maze share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Njye uri kumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva, naho YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk Empire. Tuzaya tubana umunsi ku munsi mu nkuru ziri trend cyangwa se muri documentaire z'abastari, amateka y'ibyamamare.